Radio O. Hanyuma rero reka twongere tubabwire ngo kuri isaha yacu ya nyuma abantu batwumva ukaba ufite smartphone yawe nziza cyane, nyarukira kuri YouTube, nyarukirayo uje kuri Radio O Rwanda, hanyuma 92.8 Radio O Rwanda. Hanyuma noneho uraza kuza kudukurikira noneho live kuri YouTube hamwe n'igitaramo tugiye kugirira hano muri studio ya 92.8. Yego, ikaze muri isaha yacu ya nyuma, ni nayo saha tuza gusorezamo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko murabizi ni kwa gatanu, kandi kuri uyu munsi tugira igitondo cy'amashimwe aho dushima Imana, tuyishimira ko yagendanye natwe icyumweru cyose kuva ku wa mbere twabonye uburinzi bwayo, ku wa kabiri, ku wa gatatu mpaka ku wa gatanu. Rero ibyo ntago dukwiye kubifata nk'ibisanzwe, ahubwo twebwe twahisemo yuko dufata uwo mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana, tuyishimira ibyiza bitari ibigarukira muri icyo cyumweru gusa, ahubwo n'ibindi byinshi yakoze mu buzima bwacu. Ikaze rero tubane muri morning praise, tubane muri kino gitondo. Frank, shaka nkuki noneho ngo waye uburenganzira ariko ntago bezi ko ibintu byo kurenga inzira ari ishyano, ngo haye uburenganzira kugira ngo wakire umutumirwa wacu uyu munsi. Ngo uburenganzira ngo harimo amagambo abiri, harimo kurenga n'inzira. Ko rero ngo ugize uburenganzira bwinshi uburenga inzira. So reka rero twakire umutumirwa wacu w'uyu munsi. Muraho mukozi w'Imana? Neza. Ni amahoro se? Ni amahoro namwe. Kera bajyaga baduhanurira bakavuga ngo tuzicarana n'abakomeye n'ibikomangoma, nkagira ngo ni ibinyoma, ariko ubuhanuzi bwo bagenda busohora ukagira ngo bizati none dore birabaye pe. Ubuse ntiwasanga ari je babihanuriye ko tuzahura. Mumeze mute? Turi amahoro, turashima Imana. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Ameze ate se muri wowe? Ameze neza. Arabyibushye. Ni mugari. Yego. Haleluya. Amen. Ariko muto, uyu mukozi w'Imana Kristo urabona adasa na Ben. Yego. None nitwe ba mbere tubikubwiye? Ni benshi cyane. Ni benshi rwose. Ese nta sano ririmo? Isano nuko turabana b'Imana. Muri Kristo ririmo. Ariko akaba n'umuyobozi wanjye muri Alarme. Yego. Muhurira no muri Alarme. Okay. Kubera ko Ben rero buriya twigeze kubanaho muri kaminuza, ndamuzi cyane ishusho ye, ndakubona neza nkabona niwe. Hanyuma rero wenda kugira ngo tutaza no kuza kukuvuga uko utari, reka tubyirinde ukuntu. Wabwira abaduteze yombi kugira ngo n'aya matitire yose tutaza kuza kuyakuraho. Buriya titire ni cyane, ni ngombwa se buriya cyane kurusha ahubwo igikorwa umuntu akora. Murakoze. Nitwa Ngoga Christophe, niyo mazina yanjye, ariko by'umwihariko nkaba umushumba sengera mu itorero rya Calvary Wide Fellowship Ministries, niyo nteranira Zindiro. Hanyuma ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Uretse kuba n'undi umushumba, ngakora n'umurimo w'umuramyi. Ndibaza ko byo bihagije. Yego. Hari ibindi wenda araho Apostle Christophe ameze neza, arakomeye. Mu bana se nta mukobwa urimo tukugira ngo tuzaze gufata irembo? Imyaka yanyu rwose ko mbona mwaba mwaratinze. Oya, ntabwo ari njyewe uza gufatira uwanjye, gufatira umuhungu. Barahari ariko sinzi abawe bangana bate? Imyaka 7 aho ngaho. Byashoboka. Byashoboka, umukuru n'umuhungu n'abakobwa 2 bato. Murakoze cyane. Nguyu rero mutumirwa wacu yamaze kuhagera, mwamwumvise, turi kumwe na Pastor Ngoga Christophe, akaba ari we ugiye kudufasha muri uyu mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza Imana. Ariko kandi ibindi wamenya kuri we nuko uyu murimo w'Imana akora wo kuramya no guhimbaza Imana, anafite indirimbo ze bwite zitari izo yakoranye na Alarme, ize bwite ku giti cyewe ubwe yanditse. Hakaba hari ziheruka, ngira ngo araza kuzigarukaho ubwo tuza kuba turamya Imana tuyihimbaza. Ariko hari imwe mu ndirimbo ye imaze iminsi ngira ngo nk'itandatu igiye hanze, ivuga ngo yayise ngo izagufasha. Ariko yabanjirijwe n'indi
nayo ishobora kuba imaze nk'ukwezi kumwe yise ngo untware izagufasha. Ubwo rero mu ndirimbo ari bukoreshe hano aramya himbaza Imana, ndizera ko nizo ziza kuzamo, gusa natwe turazifite nka Radio O no kuri YouTube zirahari. Reka tumuhe ikaze hanyuma twinjire muri iki gitondo cyo kuramya no guhimbaza Imana. Pastor, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Donc turirimbe izagufasha cyangwa sinzi ko mwuka ayobore Pastor. Okay. Mwuka ayobore rwose, twe na protocole dufite tugushizeho rwose uko Imana ishaka bari kwikora. Je mu bihe byo gusenga umutima uragushaka mukiza wanjye Yesu, genda kwihaye byuzuye, dore nta cyampa gutuza atari ukwibanira nawe, iz'urugomo rw'isi urije kubirenge byawe, dore nta cyampa gutuza atari ukwibanira nawe, iz'urugomo rw'isi urije kubirenge byawe. Mukiza Yesu, waramanywa nijoro, gere mu mutima bashe guhembuka, Mwami Yesu ntegeke, warunkware mukiza Yesu, waramanywa nijoro, gere mu mutima bashe guhembuka, Mwami Yesu ntegeke, ibyajyaga binezeza oya nje sinkibishaka, umutima mushya ukora ibyo ushakayo, iri byaha bishire, ibyajyaga binezeza oya nje sinkibishaka, umutima mushya ukora ibyo ushakayo, iri byaha bishire, warunkware mukiza Yesu, waramanywa nijoro, gere mu mutima bashe guhembuka,
baje guhembuka Mwami Yesu ntegeke ntware mukiza Yesu ntwaramanywa nijoro ugere mu mutima baje guhembuka Mwami Yesu ntegeke ugere mu mutima baje guhembuka Mwami Yesu ntegeke Mwami Yesu ntegeka Mwami Yesu ntegeke Mwami Yesu uganze Mwami Yesu ntegeke Mwami Yesu ntegeke Mukiza ndaserutse misemo kugukorera umwete ndaje numviye rya jwi ryawe rihora rimpamagara ngo nemere gukorere Mukiza ndaserutse misemo kugukorera umwete je numviye rya jwi ryawe rihora rimpamagara ngo nemere gukorere kuko nzi rwose wahunjyana ari heza imbere yawe ndumva amahoro menshi ntabwo bamfite umwijima wo mw'isi namaramaje kugukorera yego ndabyemeye namaramaje kugukorera nami ndabyemeye namaramaje kugukorera yego ndabyemeye namaramaje kugukorera data ndabyemeye namaramaje kugukorera amaramaje rwose kugukurikira namenye yuko aho uri hari ubuzima amaramaje rwose kugukurikira namenye yuko
ari ubugingo namara maje rwose kugukurikira namenye yuko aho ari ubuzima ari ubw'ujya uhura n'ibibazo ukumva uremerewe ukibaza uti sinshobora kuvana igisubizo ariko njyewe inama nakubwira ugusanga yakuremye irabishoboye byose byose ntakinanira tabaza Imana nizaguhana ibwira ibikurusha irakumva nuyiyambaza nizaguhana yabivuze irahari gerageza usubiza amaso inyuma maze urebe ibitangaza Imana yagikorera abagaragu bayo maze wibuke wa munsi Danieli yari mu rwobo rw'intare zineza kwiyamukishije n'ubihari nawe yakurengera tabaza Imana ntizaguhana ibwira ibikurusha irakumva nuyiyambaza ntizaguhana iyabivuze irahari turirimbe iriya izagufasha yego nawe kuririmba ukumva indirimbo ziri kuza ari nyinshi ukaza no kuza kudushiriramo nk'indirimbo iri common izwi kugira ngo tuze kuza gufatanya n'abadukurikiye kwiririmba. nagiye kitagira iherezo na joro ridacya ahari bwaba bwije muri wowe wizere ko bucya wa munsi wawe wategereje dore ukugezeho maze ugahabwa rya sezerano wasezeranyijwe nagiye kitagira iherezo na joro ridacya ahari bwaba bwije muri wowe wizere ko bucya wa munsi wawe wategereje dore ukugezeho maze ugahabwa rya sezerano wasezeranyijwe ukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo mbwira ikibazo komera ku Imana yawe izagufasha
izagufasha kuko Imana si umuntu ngo inanirwe ikibazo ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo izagufasha izagufasha Uwiteka n'umwungeri wanjye ntacyo nzakena anzengurutse imbere n'inyuma mu bikari bye iyo ndemerewe nihembye ihumuriza akambwira ijambo ryiza rinde mu mutima Uwiteka n'umwungeri wanjye ntacyo nzakena anzengurutse imbere n'inyuma mu bikari bye iyo ndemerewe nihembye ihumuriza akambwira ijambo ryiza rinde mu mutima ukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo mbwira ikibazo gukomera kw'Imana yacu izagufasha izagufasha kuko Imana si umuntu ngo inanirwe ikibazo ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo izagufasha izagufasha haleluya ibyo kujya kubwira no kubwira ikibazo gusa ubugari bw'Imana kubwira ko kwibwira ubunini bw'Imana kuruta kubwira ikibazo kuruta kubwira donc ntukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo abantu turi imbere y'Imana turapfuye biraduhitanye biratwishe turapfuye biraturembeje biraturemereye ariko tugiye no kubwira ibibazo ko Imana ibiruta amen amena izagufasha niyo ndirimbo nshya twavugagaho imaze iminsi 6 igiye hanze ariko kandi twumvise na ya yindi untware ngo untware ugere mu mutima bashe guhembuka ni indirimbo nziza cyane hanyuma kandi mbere yuko tunaganira byinshi tubanze twibutse abadukurikiye yuko turi kumwe na Pastor Ngoga Christophe niwe muramyi turi kumwe kino gitondo izo ndirimbo mwumva harimo indirimbo ze ebyiri amaze kuturirimbira ndetse n'izindi zose zo kugira ngo dufatanye gushima Imana. Naririmbye mutamenye ko ari yanjye ntarayisora. Yego rero turashima Imana cyane ko twagize umugisha wo kubana nawe. Pastor tugarutse nyuma gato kugira ngo tuganire n'abadukurikiye bamenye by'umurimo w'Imana mukora kuri wowe kuririmba by'umwihariko gukora izi ndirimbo zihimbirwa Imana uwo muri mumvute iyo ukora ubyumvute wumva ubugari bwawo ngana bute muri wowe ni umurimo ukomeye cyane udasanzwe ni favor mpamvu ari favor uyu murimo wundi ntabwo wari uwacu wari uwa Satani wari uwa Satani yitwa Lucifer mu ijuru niwe wakoraga umurimo wo kuramya no guhimbaza so arigomeka maze kwigomeka nyine Imana iramumanura tugirirwa umugisha rero kuba abantu baramya Imana rero tukora umurimo wa Satani wahoze ari uwa Lucifer so nyine niwe wabikoraga yego rero iyo tubikora ni amahirwe adasanzwe rero mufata nk'ikintu kidasanzwe muri mitima y'abantu bizana abantu ku Mana byirukana ibintu byinshi indwara abantu barakira dufite urugero rwa Dawidi ko yacurangaga akaririmba imyuka mibi ikava muri Sawuli yego numva ni umurimo udasanzwe mu buzima busanzwe se kuririmba wenda tureke wenda kujya mu buryo buri spirituel cyane mu buzima busanzwe kuririmba mu bimari cy'umuntu
kuri vie quotidienne y'umuntu ya buri munsi. Kuririmba ni ibintu bidasanzwe. Nicyo kintu nasanze abantu benshi bahuriraho. Sinabantu n'ibintu n'inyamaswa n'ibindi. Dufite amakuru yuko hari uburyo inyamaswa iyo zumvise umuziki zororoka. Ibyo nanjye ndabizi. Nabyumvishe. Rero umuziki ntabwo usanzwe. Umuziki iyo umuntu arushe, iyo umuntu ari gukora usanga ari gushyiramo muzika ayiplayinga kugira ngo yumve abe refreshed mu bitekerezo mu mutwe, agakora ibintu acuranga. Abantu bamwe bari muri dushe bahora baba bari kuririmba. Mu muhanda umuntu agenda abafite imodoka bagenda bacuranga. Mu ma event akomeye usanga bavuga ngo okay ninde muhanzi sawa turi kumwe kandi atari yo target ya mbere kugira ngo battracting abantu. Urumva ko muziki ni ikintu gikomeye. Donc nta muntu utisanga muziki muri domaine zo. Nicyo kintu abantu bose bahuriramo. Muri domaine zose umuntu yabarimo, muri career umuntu yose yabarimo yisanga akereye muziki. Umva ko ni ikintu kidasanzwe. Umva ko mukora umurimo ukomeye cyane. Hanyuma tugaruke kuri iyi ndirimbo nshya izagufasha. Twumvishemo amwe mu magambo yumvikana muri iyi ndirimbo, wenda yose ntago umuntu yahita yafatira rimwe, ariko wowe nyiri indirimbo, mwanditsi w'indirimbo, hari ikintu nyamukuru wifuzaga, nk'ubutumwa wifuzaga gutambutsa muri iyi ndirimbo buri bwo buhagarariye ubundi, ku buryo bavuga uti umuntu wese uzumva iyi ndirimbo ndifuza ko azatahana iyi message. Iyo message yari iyihe? Wayanditse ugambiriye iki? Nibihe byawe se? Ni inkuru mpamo? Nibihe wari uhagazemo? Wari ukeneye iryo humure n'abari bagukikije? Mutubwireho kuri icyo kintu. Ubuzima tubayemo hano mu isi ni ubuzima butameze nk'ubwo mu ijuru. Ni ubuzima bubamo ibibazo kuko nyine ataragira mu ijuru. Hari indirimbo ivuga ngo mu ijuru ngo hatagira ibyago hataba ibibazo. So hano rero mu isi ni byazamutse byamanutse. Bibiliya iravuga mu mubwiriza ngo buri kintu cyose hano gifite igihe cyacyo. Uyu munsi niba twabyutse tubabaye, byanga bikunze ejo tuzishima. Ejo byanga bikunze si ibintu byo gusiga ipindi. Umuntu wishimiye umunsi aba yitegura kubabara. Okay, sinava ngo yitegura kubabara, ariko niko mu isi bimeze. Ko ejo byanga bikunze birasimburana, bihe ibindi. Kubera ko ibihe ibindi rero abantu baba bakeneye ihumure. Abantu bakeneye ihumure. Unumvise ikintu igitero cya mbere kitagira kiravuga ngo nta gihe kitagira iherezo, nta joro ridacya. Ahari bwaba bwije muri wowe wizere ko bucya, wa munsi wategereje dore kugezeho. Byanga bikunda rero urumva ko harimo guhumuriza abantu ko nta gihe kitagira iherezo. Umuntu ubuzima bwose yaba arimo muri situation yose imuremereye, nta gihe kitagira iherezo. Noneho nyuma y'ibyo ukabwira abantu ko muri ibyo bibazo mu ntambara duhura nazo, ibyo bibazo rero ntibikatwereke ko ari binini, ahubwo tubyereke ko Imana ariyo nini biruta. So ni ijambo, ni indirimbo y'ihumure n'abantu batwumva bumve ko bahumuritse. Hari ihumure ritangwa n'Imana. Imana iruta ibibazo. Imana iruta ibibazo. Hari ijambo muri Bibiliya rivuga nkunda ryantangaje, rivuga ngo muraba warateye mu nyanja abigishwa bari kumwe na Yesu, noneho Yesu yarasinziriye, baramutakira baramubaza ntubyitayeho, ngo akangutse ngo acyaha turisha inyanja cyane umuraba. Noneho ahantu hatangaje ngo baribaza ikibazo kivuga ngo mbese uyu ni muntu kitwizeye? Umuntu n'inyanja nayo n'imiraba biramwumvira. Imiraba n'ibibazo intambara. Rero Imana hejuru y'ibyo byose. Niryo jambo ry'ihumure twagiza ku bantu. Murakoze namwe. Ari cyo mugenzi wanjye yigize gukomozaho mu kanya avuga ngo mu ndirimbo muza gukoresha turamya Imana tuyihimbaza hagarukemo nazazi duhuriraho rusange. Twagira ngo tubaze ikibazo cy'amatsiko muri kino cyumweru bijya bibaho pe. Yashobora no kuba ukwezi naratangaye muye n'umuramyi umwe arambwira ngo afite indirimbo y'umwaka. Ibindi bintu ari kumva ntago biri gutinda mu matwi, ariko mfite indirimbo y'umwaka. Bijya bibaho ko habaho sezo y'indirimbo rwose kumva iri kuza mu buryo bwihuse muri wowe, iyo yaba ari iyihe? Iyo ntwari ninde? Onije ya mbega amahoro yakuzura isi mwami Yesu ategetse. Iyo ntwari ninde? Muri iyi minsi nge niyo yanjye ngende muri Mariya. Mariya y'ambasaderi. Okay, twebwe indirimbo ni nyinshi. Hari igihe uba uri kumva indirimbo z'abandi zitandukanye, kumva hari n'izuba wumva kumva ntuyizi neza, ahubwo wenda ugafata umwanya kwiga. Hari indirimbo naje numva nayumvise ejo ivuga ngo
what a mighty God we serve. Iyo ndirimbo narayikunze cyane. Ngo isi n'ijuru ngo biramwunamira bikamupfukamira ngo abamarayika bagakora ibyo. What a mighty God we serve. Mbega Imana y'agatangaza dukorera. Iyo ni indirimbo sindayimenya neza ariko ndi hafi kuyimenya. Yego. Ariko iyo ni indirimbo hari igihe indirimbo sukuri si melody gusa n'amagambo y'indirimbo nayo nyine abari indirimbo. Ariko ni nyinshi yaterwa mbega gamahoro iyo mwaho yakuzurise mwami Yesu ategese mwami Yesu ategese mwami Yesu ategese mbega amahoro yakuzurize mwami Yesu ategetse mwami Yesu ategetse mwami Yesu ategetse. Zirahari ni nyinshi. Yego. Iyo nuko mwarimu yivuze hari indirimbo za Calvary Worship Team nazo wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomere za kurutare nta bitambo nta n'amagambo yasobanura ishimwe ryacu zanye umutima umenetse nk'igisobanuro cy'amashimwe. Iyo ndatekereza ko nayo abantu bayizi. Yego. Ni nyinshi. Okay, turabona tubura iminota mike cyane igera nko ku 9 kugira ngo tugane ku musozo. Ariko iminota 9 rwose twamujyanza mu musaruro nk'indirimbo nk'ebyiri nziza rwose. Ariko Frank. Yego, wenda mbere yuko tunafata uwo mwanya wundi wo kuramya no guhimbaza kuko iminota 9 ndabizi neza ko irimo ikintu kinini mbere y'Imana turaba dukoze undi murimo. Mbere yaho gato wenda ntitubona undi mwanya wo kuganira. Ni byiza yuko uri kuri aka gatuti wahamagariwe kuramya Imana no kwihimbaza ariko ukaba uri n'umushumba. Navuga ko n'imyaka utari mutoya. Niyo mpamvu twagira ngo rero namukuru cyane ariko yego twagira ngo rero murangikira muri nga Frank gerageza gaho guess 40 ni yo urakishe pe 40 ni reka njyewe gerageza gerageza 36 nangiye kuvuga 42 Yesu wanjye Frank niba nyivuga ariko ntabwo nayivugira hano off mic we nashobora kuza kuyibabwira mugatangara. Okay none nanjye ndi hejuru buri munsi iyo iri hejuru cyane. Okay si cyane ariko ya Mutoni ni hejuru nayo iri hejuru. Wowe urumva wakabije wiwe yakubyiciro n'inshuro wewe wakabije ndumiwe koko mwami ni mwiza pe wamugana mugabo ndumiwe nabyo biri mu nyungu zo gukorera Imana. Yego rero twari tubikomojeho tugira ngo tubaze hari benshi abazi uyu munsi hari abamaze imyaka 3, 5 se 20 muri uyu murimo muhagaze mu irembo rimwe. Twagira ngo tubasabe ugendeye uko umurimo wanyu mukora uteye ni ihe nama watanga kuri abo bakinjira mu murimo abamazemo iminsi nabo bagira ibitero bagira ibibarwanya. Ubutumwa bwabo buhe mushumba? Ibitero mu murimo haterwa umuntu ukora, haterwa umuntu uhagaze, haterwa umuntu ufite icyo abangamiye. Ntabwo rero umuntu yagutera utamubangamiye. Satani aturwanya uko nawe tumurwanya. Kandi biranye navuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Rero ntabwo ibitero se bizashira, ntabwo bizashira mu isi. Kandi ibitero nyine ni ikimenyetso nkuko nari mbivuze cyuko umuntu afite ibyo ari kubangamira. Byanga bikona rubangamira ubwami bw'umwijima nabwo buzashaka uburyo na mami abiri n'ubwami bubiri buhangana, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. So Imana ifite ingabo na Satani afite ingabo.
buri wese arashaka gutsinda even though ubwami bwa satani bwatsinzwe byarangiye gusa no gusaza imigeri kuko bakeneye benshi nyine bajyana mu kuzarimbuka ariko cyo abantu nuko dukomeza nyine kwishingikiriza kwa duhamagaye udushoboza Bibiliya avuga ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga so rero ntabwo ngenda kubabwira ko intambara zishize ntabwo zinashize ko turi mu isi muri ibyo si yaravuze ngo nta mahoro azahora nta mu isi niko bimeze nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si kuko bivuga so bakomere kandi dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga icyo nababwira murakoze akoze cyane ubwo reka dusoreze rero kuri wa mwanya wo kuramya Imana mushobora guhuza indirimbo ebyiri cyangwa eshatu mu buhanga bwanyu hanyuma tugane ku musozo ni uhindura amateka uwari umushumba kaba umwami ana kimwe kimunanira agenga ibihe niwe wimura abatware akimika abandi mu ana kimwe kimunanira agenga ibihe ni uhindura amateka uwari umushumba kaba umwami ana kimwe kimunanira agenga ibihe niwe wimura abatware akimika abandi mu gihe cye ana kimwe kimunanira agenga ibihe ubwo wambaye ubushwambagara yakwambika umwenda w'igitare ana kimwe kimunanira agenga ibihe niyo ureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye nta kimwe kimunanira arashoboye niyo ureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye nta kimwe kimunanira arashoboye nta kimwe kimunanira arashoboye nta kimwe kimunanira arashoboye ntabwo twibeshe Imana twizeye ihindura ibihe ntabwo twibeshe Imana twizeye ihindura ibihe ntabwo twibeshe Imana twizeye ihindura ibihe nindi mu minota umwe ntabwo twibeshe Imana twizeye komera ushikame tinya mwana wanje ntacyo uzaba ndi kumwe nawe narinzwe mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe ntacyo uzaba
ndi kumwe nawe urarinzwe igihe kimwe nari mu bihe bikomeye ndareba imbere ndareba inyuma nkabona nta nzira numva ijwi ry'ihumure rimpamagara komera shikama witinya ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe mu bihe bikomeye ni mu ruhande rwawe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe komera ushikame witinya mwana wanjye ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe amina akoze cyane haleluya komera ushikame ntacyo uzaba indirimbo ndanayikunda cyane amen arakoze cyane umushumba Ngoga Christophe twari kumwe muri Morning Praise umutumirwa wacu uyu munsi kandi udufashije kuramya no guhimbaza Imana tuyishimira ineza yayo mu buzima bwacu gataho tunakwibutsa yuko zimwe mu ndirimbo ze cyane cyane inshyashya ziriho izagufasha ndetse n'indi iheruka yitwa Untware mva n'indirimbo nziza cyane zifite amashusho meza mwazireba kuri YouTube ukumva ubutumwa bw'Imana yanyujije muri we hanyuma nawe akumvira umuhamagaro agakora ziriya ndirimbo twazumvisheho ariko hari ukuntu umuntu yumva indirimbo ariko ukaba ushaka ngo usubizemo hari n'ukuntu usanga hari umurongo wawe uburyo usubiza inyuma nk'inshuro 5 ibyo rero twebwe hano ntabwo twabikora ariko nujya kuri YouTube n'ubundi nabonye ari Ngoga Christophe indirimbo urazibona hanyuma uzumve neza cyane Pastor reka tugushimire murakoze cyane namwe nashimiye ku mwanya wanyu no kudutumira kandi tuha agaciro umurimo mukora turabashimiye no kudushyigikira umuhamagaro no mu murimo dukora Imana ibaduhere umugisha amina murakoze cyane rero dusuhurize abo muri Calvary natwe turabakunda murimo mukorera hariya natwe tugeraho yego ngira ngo Frank dusoreza aha reka dushimire mwebwe mwese mwabanye natwe hanyuma tuzongera kubonana kuwa